sinakubaza impamvu ituma ubikora kuko nzi neza ko biba bikwiriye nubwo rimwe na rimwe bitanyorohera ariko nzi yuko ari byo byiza kuri njye. Amahoro kuri mwese bakunze ibiganiro byacu, dushimiye mwebwe mwese mwakoze subscribe, share ndetse na comment. Muraba agaciro kuri twebwe, duhari ku bwanyu kandi namwe muhari ku bwacu. Wowe utarabikora rero bikore ujye ubona notification z'ibiganiro byacu mu bambere, nkuko tudahima rero kubagezaho ibiganiro bitandukanye. Uyu munsi imbere ya kamera turi kumwe n'abatumirwa batandukanye, n'abantu bakuru sindi bubavuge mu mazina, baratwibwira ariko muranabamenyereye nakoze ngombwa ngo bajye bahora bivuga. Ndabeshyara birashoboka ko ari umuntu yabatubonye ari ubwa mbere. Hari n'umuntu ariko nanone baba babonye ari ubwa mbere. Duhera ahangaha noneho ni wowe n'ubundi watangiye. Murakoze cyane. Amazina yanjye ni Nyiranshuti Sandrine. Nyiranshuti Sandrine. Abakunzi ba Girinduka TV barabizi ko tubazanira abatumirwa batandukanye, ndetse ndagira ngo abibwire nibishaka. Ndagira ngo wivuge kandi amaze kukuvugara. Ubu babyumvise turi kumwe na Sandrine na nibishaka. Babyumvise bubawe. Sandrine Pascal nziza. Wiziza Pascal? Yego. Number 1. Isobanuye iki ariko ngiye ntago ibintu bya Pascal mbizi. Ntago bizi. Uzagenda ubimenya uko ugenda urushaho gushishikarira kubimenya. Birashoboka ko n'undi muntu udukurikiye atabizi, ariko ubu umwami wacu nibuka ko mbere yuko abambwa yabanje koza ibirenge by'intumwa. Katubanze dusenge turaza kuhagera. Mugende mudusobanurira gake. Gahoro. Reka twubahe Imana dusenge. Turagushimye Nyiringabo Imana, turaguhimbaje kubw'ineza n'urukundo rwawe. Tugushimiye ko ukomeje kutuba hafi mwami, ntago wigeze udusiga ntiwaduhanye. Dukomeje abantu bari mu bibazo, abantu barwaye, duhumurije abihebye Nyiringabo Imana, kugira ngo ubwo umwami wacu ari ku musaraba abambwe kugira ngo tubamburwe aya maraso agira umumaro ku bantu benshi bari baravuye mu byizerwa, ndetse n'abandi batigeze bamenya ko Yesu ari umwami. Kuri iyi shuro bamenye ko Yesu ari umwami. Turagushimye rero bana natwe muri iki kiganiro, dushyigikire kandi imitima ibuze kucyumva, nk'uko wera abayobore mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Nagira ngo rero tuze kuba tuganira ku makuru agenda avugwa cyane avugwa kuri mwebwe. Ariko ese ko tubona Theogene yatuje cyane. Theogene yatuje ko konje byagenze utatuje nibishaka. Uri umushyitsi watumiwe. Ubwo utegereje ko twebwe dutangira. Oya, abantu ntago bari bamumenyereye muri iyi njyana. Niba batari bakumenyereye muri iyi njyana, ese Sandrine niwe uguhinduye gutya? Sando, watubwiye Theogene wamugize ibiki? Araza kubivuga neza. Buriya ngo babajije Rusake ngo ni iki gituma iyo ugiye kubika banza gukubita amababa. Rusake irangije arabasubiza ati burya jyewe mbagira ngo mbyiyumvemo. Banza kubitegura. Ubwo natwe bivuga ko nawe araza gukubita ryababa se. Hari ibintu arimo ariyumvamo, arimo aramedita neza. Oya, reka dusuhuze n'abandi badukurikiye ku yandi macano. Hano hari cano zigera muri 2, abo nabo bataza kugira ngo twabaheje. So rero nge nk'umuntu umenyereye iyi mihanda, namwe kandi mumaze kuyimenyera, ndagira ngo nibarize Theogene, wabonye amagambo Pastor Claude yavuze avuga kuntu agikunda Gahongayire? Agomba kumukunda. Niba ariyo korari aririmbamo akaba ari ko dirija yamutegetse. Oya, ngo Gahongayire rwose ngo batumye atamurongora. Ari uzi umuntu yavugaga se ngo ni Pastor Mutesi. Pastor Mutesi ngo yarageye ngakora amajyabu ngatuma arekana na Gahongayire kandi yarashakaga kumurongora.
muraza kumbabarira muri iki kiganiro izina Mutesi ntabwo riri bukigaruke kubera iki kandi bifite aho bihurira Mutesi yaba avugwa byiza yaba avugwa bibi muze kunyihanganira singishaka no kumva aho bavuga izina Mutesi ntabwo uzananirwa kuvugwa kandi nawe ejo araza kuvuga mu mwandiko nta kibazo ariko izina Mutesi ndumva ashaka kurishira hasi mukaya nari ngiye kuzana kandi kantu kamuvugaho nta kibazo ibyo mubibaze Sandrine wowe okay ngaho ntacyo vuga kuri Pastor Claude na Gahunga niyishimishe bose n'abasiriya n'abanake bari mu kibuga runaka bo ni bashake views barebe ko iminsi mibi yaba yisunika nta bindi nkeneye kubavugaho wigeze umenya urukundo rwari ruri hagati yabo se oya bundi gihe inkuru ntazi ntago njya nyibara niyo mpamvu rero ntanakeneye no kubyumva aya uduhisha ibintu oya kandi bivugwa ko ahantu bajyaga bahurira ko byanze bikunze abantu nubwo bababona inyuma ya kamera bakabiceceka cyangwa se bakavuga bati Pastor Claude ubundi apfa iki na Theogene ko ntabwo yavuga iki ntabwo yakora ikiganiro ngo kirangire atakuvuzemo urumva ni gute utabuzi ko Pastor Claude yabaye inshuti cyangwa se yakundanaga na Gahungaye ntago nge mbizerega amakuru yabo ntago nyazi kandi Sandrine twibwirire rata wowe ntabyo wamenye bakundana ntago nabimenye bakundana sinabimenye ariko byanze bikunze ntago umuntu w'umugabo yakwicara ngo avuge ngo ndacyagufite ku mutima buriya afite impamvu ajyaga banseka ngo nananiwe kure ahubwo aho ngaho ngize ikibazo iyo umugabo afite umugore babana akabwira undi mugore ngo aracyamufite ku mutima ibyo byo biba bishatse gusobanura kimwe bakubwiye ngo urukundo ntabwo ari bivuga ko umuntu yaririmbye neza avuga ngo burya abagenzi urukundo ni indwara kandi itavuwe none se ubwo ntago arimo gushaka kwita mu ntambwe 18 none se iyo ndwara nimba yirwaye urumva nyine nk'umuntu w'umugabo wubatse akikora mu mitana akibwira abatanazi akavuga ati ndacyamukunda barakuntandukanyije nawe ariko ntibizakuraho ko nkigukunda urumva wowe icyo gisobanuro wakivuga ute uko nabivugaho ntago yari uwe nawe arabizi neza ntago umuntu nk'uri usenga yavuga ngo abantu batandukanije abandi niyo ibyo nkubwira ngo ubundi Imana itwikuruye imitima y'abantu ikayitwikurura ibintu byaba gatogo mbese byaba imvange tutazi none se ko abakozi b'Imana mukomeje kwibera mu matiku gusa barashaka gukizwa reka Yesu ari ku musaraba kandi aya maraso agomba gusiga babariye abantu benshi cyangwa ni ya myuka y'abarangi babateye icyo bibaye muri Pasika icyo bibaye muri Pasika ese mwibuka ko turi mu gihe cya Pasika turabyibuka murekera abakozi b'Imana basubiranemo bashyira Satani hanze bihane bakizwe ni Satani bari gushyira hanze se cyane bo bari kwishyira hanze oya bari gushyira hanze Satani ko bari kumena amabanga ya Satani kandi ibintu byakozwe tutabizi biri gushyirwa ku karubanda buriya ze ubuse urabona icyizere abantu bagendaga bagirira cyane cyane abakozi b'Imana bamwe na bamwe kitari bugende kibavaho kubera bamwe muri mwe kubera bakundana ega abana baragomba gukundana akubwiye ngo urukundo ni indwara none se umuntu ku buryo umugabo ufite uwo wakunze ahindukira akaza akavuga ko afite undi akunda ni indwara nyine none se kuba ufite umugore ntiwarwara ari karande se z'ubusambanyi zaba base hari ikintu byabatwara ariko se ubundi kubera iki izi nkuru za karande nyine ziri gukunda kumvikana cyane cyane hano mu Rwanda mvuze mu Rwanda ariko n'ahandi birahaba ubwo ndahera kuri uwo wavuze ko hari uwo yakunze indwara nyine y'indwara hari n'undi muntu w'umuyobozi twumvishe nawe ngo wakunze indwara ngo akajya ashaka ukuntu ngo iyo ndwara ikemurira mu biro iyo nkuru wayumvisheho
mu Rwanda dufite Imana, dufite abakozi b'Imana, dufite abatambyi, dufite abahanuzi, ariko mu by'ukuri tubonye abantu benshi bafunze imitwe ngo ntibajya ku mutambyi, ntibajya ku muhanuzi. Rero dufite n'umuntu wa gakondo yitwa Rutanga rw'amaboko. Uwumva atazemera umutambyi ntiyemere n'umuhanuzi azasange Rutanga rw'amaboko. Rese wakora iki? Ase nibisha wadutandukanyirije umutambyi n'umuhanuzi twumva ibyari ngiye sindi kubisobanukirwa bitewe nuko umutambyi ni umuntu gwesha umugisha akagusengera akakwirukanaho karanda atagiye mu mwuka, ntazo mene ntazo paye, icyo avuze gitegetswe kwemerwa. None abo bashyizwe ku ruhande, benshi muri bo bamaze kwigira mu zindi business. Ushobora no kumuhamagara ngo ndashaka kumwakura ukankuraho karande cyangwa se imyuka mibi, ariko kubera ko mwamaze kwumvisha ngo abakozi b'Imana bahembwa nayo, bahembwa nayo, none wa mukozi w'Imana kubataho kugira ngo nzagenirwa nakira abantu nicwe n'inzara, agafata ya mbere akajya hehe, akajya gufungura business nk'abandi bose. Avuga ati nimba ari cagu ucuruza reka nanjye ngicuruza, nanjye ncuruze cagu nshaka ajya nsangiraho nibere. Reka da icyo gihe umubwira ko udahari. None se Theo, icyo gihe bavuga ko badahari. Urumva ko Imana iracyafite akazi gakomeye, gusa ntago Imana yabura abayo. Theo reka nze nkubwire, Imana ntizabura abayo. Ngewe abenshi baravuga ngo nkunda itika, ariko sibyo. Ko twagiye tukajya tukabona amafoto agiye hanze, sinzi niba babibonye kuri social media, meya w'akarere ka Nyanza, kuko nabo babavugaho n'abayobozi, ntago byatubuza kubavuga n'abana. Urumva meya w'akarere ka Nyanza agira atya ngo yitamo ikizungerezi. Urumva ikizungerezi nacyo kiragira kiti, kiragenda cyicara mu ntebe ya meya nka meya w'akarere, imbere y'ibirango by'igihugu, amadarapo, ikirango cy'akarere, ikirangantego cy'igihugu, nawe aricara baramufotora, arangije arapostinga ati abankunda ko nanjye ndi umutwitsi ni mu mpera y'iki. Biza kuvugwa ko rero uwo meya yaje gutabwa muri yombi kubera icyo kizungerezi yajyaga yitamo. Ni umugabo afite umugore n'abana, ndetse n'uwo mugore nawe afite umugabo n'abana. Aho urabivugaho iki ko byaciye akari urutega mu bantu? Mu kinyarwanda nzi kitari rusange hari ngewe nzi hitamo imaripfa. Ariko nanone nta byinshi ngewe ndi bujyemo kubera ko utiteranya se? Oya, agaruka ukutiteranya, ibyo ntibinandeba. Narababwiye ubushize mpanura hano, ntanga ubuhanuzi hano. Narababwiye ngo nabo mutakekaga ko bazatwikurura muzababona. Rero none se mugira ngo Imana ijya muri gospel gusa ikareka abandi bantu mu buzima busanzwe? Nyine niyo mpamvu abantu bagira bati meya yaragiye afata iki kizungereza. So wakibonye? Ndarengana. Dore ngiki yagiye iyi foto naho tanga comment erekana na Sandirina meya ikizungereza yitagamo, wenda wagira ngo ni ibintu, wagira ngo ni inkuru zira. Namwe mureke kuvuga gutyo, ajya guhitamo mbere uwo yashyize mu mago, ntabwo yari ayoboye ko inzobe. Izi ni imbaraga z'amafaranga, izi ni imbaraga z'amafaranga. Rero yamushakiye n'umwanya kugira ngo ajye amwicare iruhande, ari hafi aho, nawe akora hafi, ari hafi mu biro. Meya yamushakiye akazi hafi aho mu biro, uwo nawe akora hafi aho. Ngaho nawe mbwira meya aho ngaho ni icy'umubureminga. Meya rero jewe simbizi, ntabwo nzi watunze, ariko hayazize ukuri. Mujye mwemera niki se, mujye mwemera. Sandiri, wowe kiba n'iki kizungerezi niki? Kizungerezi se? Aya byonge ntabwo mbishyigikiye. Ntabwo ubishyigikiye? Hari ikosa washinja meya se? Yararize. Hari ikosa ndarimushinja. Arataka. None se nimba iryo zina muri kuvuga ko kari iryo jye sinanamuzi, akaba yari afite undi mu rugo,
noneho abatari mu nteko z'ubuyobozi cyangwa mu nkiko z'ubuyobozi bakora ibingana. Unyumvise nabi, meya ibintu yakoze hariya, komeza ibintu meya yakoze hariya ubanza ubyumve neza. Umvise ubwo ni mu mubiri ntago ari mu mwuka. Defo yanyu ni imwe, nuko mufata ibintu byabereye mu mubiri mukabyimura mukabizana mu ruganda rw'umwuka. Erega none se ibintu meya yakoze mu buryo bw'umubiri. Ubwo twebwe impamvu tubibabajije, urabona ibintu bitangira biri mu mwuka mu bitekerezo, noneho bikajya inyuma ku mubiri. Oya, hariya ni mu mubiri ntago ari mu mwuka. Ibintu yakoze rero birasobanutse, ni ibintu bigaragara. Nk'umuntu w'umukozi w'Imana rero ibi bintu ni oya, iby'umukozi w'Imana bishire ku ruhande. Ariko ntago mwitegereje, mubanze ongera mwitegereze. Uyu mugore ko mwaje mwirya mwirata mwimanyagura ahangaha, urabona uyu mugore hari aho muhuriyeho. None se wemera ko afite urugo, iby'urugo se birandeba, banza wemere. Nemere iki? Nemere ko yataye urugo rw'akajya gusenya urw'abantu. Ibyingo nibyo turi kuvuga. We bari umugore afite umugabo n'abana batatu, nawe yataye abo bana. Nawe yataye abana n'umugabo, nawe afite umugore n'abana. Neza siyo minsi dusohoyemo. Ubundi se uririmba muri korali ya kangahe mu idini ry'Imana? Ntago mbizi neza ibyo bintu, ariko icyo nzi cyo dusohoye mu minsi yanjye. Dore cyakaka cy'umugore. Nawe aho wahagwa toje, nawe ngatubwire aho wahagwa. Ari wowe wabyita. Oya, nimukajye mubeshya. Okay, uyu mwanya kubera ko aka kanya erega buriya ntibazababeshya. Ikintu nzira murabizi mbabwiza ukuri, sibyo? Ntabwo uyu mugore none reka nze nkwereka kandi gafoto yagiye yicara mu ntebe ya meya, aravuga ati akarere noneho ubu nanjye ndakayoboye. Sandrine, mujye mwemera iki gihugu kirimo abagore beza. Yarengereye ariko nese yo bareka iyo bakora ibyo harengeye meya, harengeye umugore, harengeye nyine. Urumva ni Imana ibishaka kugaragaza. Meya yasize umugore n'umugore asiga umugabo, hanyuma ngo mbwire nde warengereye. None ntago ndi kukubwira. Ejo bundi uza hano, dore ni hariya kiganiro cyabereye. Wihangane nubwo ndi umutumirwa. Utinye ukuri kw'Imana Ferdinand uratse. Hanyuma ntago wari ubabaye. None se uragira ngo bigende? Nese Ferdinand yaragusize uri isugi cyangwa yaragusize n'ubundi uri umugore? None se ninde basize? Subiza nyine. Ninde basize? Uyu mugore yasize umugabo n'abana. Na meya asiga umugore n'abana. Yabasize uyu munsi se cyari asanzwe abasiga. Umva kandi. Ese ubwo usubije iki ahubwo mu byo utumvaga? Reba hano yageze mu biro, yicaye mu biro, ariko meya yacakiye ibiro bya leta. Ahubwo Sandrine, deho experience nkawe nk'umuntu, meya yaba akiri mu buyobozi. Meya bahise bamweguza direct, inama njyanama yarateranye n'imisoro ya rubanda sha n'imisoro y'akarere mbandogaruka. Sandrine, hari icyo umushinja uyu mugore yicaye noneho mu biro kwa meya. Ariko wivuga ngo hari icyo umushinja, uri uramushimira ku byo yakoze. Ndi kumushimira, siko ndi kuvuga icyatumye yirukanisha meya. None se wagize ngo ubu se muri uyu mujyi wa Kigali wakwirukanisha abayobozi bangahe? Ese ubwenge mfite nubwo kwirukanisha abayobozi. Ariko araza turi kuvuga ubwenge. Ariko mwabaye muto. Hari ubwenge buri kugaragara mu ifoto. Ubwenge ubonye mu ifoto. Ewe. Agiriya nzobe meya yari kuyihereza. Ubonye ari amarende wowe. Ariko se bibishaka. Akanye wafashwe. Nafashwe ne. Ubwo raje ngire akabarore ungira umupagani. Erega ubu niyo mpamvu yo muri kutwita abasambanyi. Ntago abagore bose twabararikira. Wari ubizi nabyo? Hari ubushinzwe kukugusha. Oya arahari. Ese yabura. Nguko nundi mugore nawe harundaguje. Ntago yabura. Ariko wamana Imana iracyafite akazi. Oya wikwiyoberanya ahangaha kuri kamera ngo bagire ngo babonye marayika w'umucyo w'umugore. Ibintu ni bibiri. Ubu tuvugana. Imusisi kwa gatandatu turabandusha kumenya. Ni kwa gatandatu. Nta mugabo ugira turabizi twese. Sibyo?
ubu se twajya mu mwuka njye nawe wo kwirirwana mu cyumba njye nawe turi babiri tugahamagara Yesu akatwitaba mu cyongereza ni mu kiratini mu cyumba cy'iki bwoko mu cyumba cyawe mo indani ubwo naba nkujyanyemo gukora iki umva gusenga abaye ariho wirukanira abazimu icyumba cy'amasengesho se nyabirarura ubona wanazi se nyabirarura nibisha oya tujye dukizwa tubwizanye ukuri wenda uyu munsi mu bihe ndimo n'amateka nibereyemo ntanyemerera kukurarikira yego ntukanabikore oya genda gake se urantege kase kandi ushobora no kutamurarikira kuko muri hano kuntu oya ni urugero nguhaye hari igihe kigera Sandrine nimukajye mubeshya ukumva ukeneye umugore ukumva ukeneye umugabo ubwo buzi naho uri bumukure nese wajya kumucyana aho uri bumukure gira uti mwikofi harimo iki usuye umugore wari gupfa kumwitendekaho uri mutwara se uramubonye cya meya ihangana ujyaniraho azize ukuri nicyo amafaranga mara ngiye kukumvisha rero akawodiyo urumva mugatangeho komenti harasenga abagore umugore ngo afite inshingano ebyiri ku mugabo ngo kumuturisha yasaze ngo no kumusaza yatuje namuguye harasinze abagore batumaze ngo aturisha umugabo yasaze ariko ngo aranamusaza iyo yatuje noneho nsigara nibaza uwatekereza icyo gitekerezo umugore atanga iki cy'amahirwe icyo kibazo mwacyumvise mubaze ngaho Sandrine tubwire ni gute umugore aturisha umugabo yasaze yanatuza akamusaza ngaho ibyo binavuze ni ukuri kubera yuko twebwe Imana yaduhaye impano yo kumvirwa urabyumva icyo kintu impano yo kumvirwa ni ukuvuga ngo igihe cyose waciye bugufi ntabwo ari abagabo bose ariko azajya gusaza kuko ntabwo ariko bose nyine wowe mugore ni ku mugabo wawe ntabwo ari kuw'abandi ufite guturisha umugabo wawe ukamuhumuriza ukamubwira ati humura Imana izatugirira neza hanyuma rero mu gihe nabwo yitwaye nabi ubwo uri mu mubiri icyo nemera cyo nuko yamuturisha ariko icyo kumusarisha ntabwo ari cyiza kuko umugabo warakaye nawe ntukabone umugabo warakaye mbese umugabo ntiyasaza umugore nako umugore ntiyasaza umugabo ntabwo ari byiza kumuturisha yasaze akanamusaza yatuje wenda umugabo yaba yatuje umugore akaba yamubwira amagambo ashobora kumukora mu bwonko bigatuma umugabo ubwo yabyumvise reka nongere nsubiremo umugore ngo afite inshingano ebyiri ku mugabo wabyumvise inshingano ebyiri z'umugore arya ngo nubwo warasinze kumuturisha yasaze kumusaza yatuje nabyumvise kwaje kwa pro none se ko ruva abagabo mwaba muyoborwa erega uretse gatoya iyi terime nyizana buriya nabyumvise ni nanjye bacyuriraga urumva buriya Mutesi Scovia ni njyewe yabwiraga icyo kiganiro naragikoze barimo bambaza impamvu ntarongora buriya ndabizi arabizi ko mukurikirana Mutesi Scovia arabizi ko mukurikirana kuri mama urwa Gasabo byanze bikunze inkuru zacu zigenda zirebwa n'abantu batandukanye iyo bakubwira ngo inshingano ya mbere y'umugore ni ugusaza umugore mu gihe yatuje gusaza umugabo mu gihe yatuje gusaza umugabo mu gihe atuje no kumuturisha mu gihe yasaze ntago nigeze mbisobanura orede ubu tuvugana ngewe sinjya mpakana amateka genda umugabo watandukanye n'umugore sibyo ariko se kugira ngo dutandukane habaye iki mu gihe nari ntuje yaransajije igihe wasaze mu gihe nasaze aranturisha yaraguturishaga ariko ntabashe ntabashe guhagarika kunturisha ngo birangiriraho akanturisha mu cyumweru kimwe mu kindi akansaza mbona rero guhora ndya ibinini byo mu mazi ntabwo bizavamo fata umwanzuro
aho rero niho nakuye iyo terime urumva turakumva rero Mutesi Scovia reka nkubwize ukuri ntabwo ari uguharasinga urumva buriya abazi kumva ikinyarwanda bo bahita babyumva muribuka uyu mugore harya witwa nde Sandrine muramwibuka aza yateze ibireba Kabarondo n'ibireba Icyangugu ati Mutesi ijyanire nibiturika uzahishe mu nzu ntuzabisohore hanze wavuze ko udashaka kuvuga inkuru oya genda gaceya none se kuba nguhaye urugero rw'ibyo wazanye wisubiyeho se none se ubwo yumvire yisubiyeho hanyuma oya ni ibyabaye hanerega si wowe erega biraba bikarangira si wowe Sandrine se hari undi turi kumwe ntabwo none se ko byabaye urashaka kubigarura nyine ndi kuguha urugero nyine buriya ni ukuvuga ngo Ferdinand yari yagusajije mu gihe wari ugize ute wari utuje noneho nawe ushaka kugaruka ngo umusaze mu gihe nawe yari atuje oya ibyo ntibikunda ni urugero nguhaye ubikorera uwo muri kumwe hariya batubwiye abantu bari kumwe umugore afite guturisha umugabo nese uba ushaka ntabwo wanyambukana ukandara ntujyana ese ntibiri muri wowe se reka izo mbaraga murazifite ntabwo ngushaka ukuri kose izo mbaraga murazigira uri umuzigo se wandaha ukandahira mu ruhengeri kandi icyo gihe umuntu ari kumwe bitewe n'uko mubanye ushobora kuba wasaza wamugana akaguturisha none se si ibintu byumvikana ni ibintu byumvikana kandi muri kumwe ni abantu babiri ni ukuvuga ngo rega icyo kintu uri kucyumva ushobora ni umugore n'umugabo ni kubitsa si ngombwa kuba babana n'ibitsina bitandukanye nubyumva se ntabwo ari ngombwa kuba mubana ni ukuvuga ngo nibishaka aka kanya aramutse agize ikibazo niwe wamuturisha kurusha uko twebwe turi hano mfatanyamo na Tibombe reba hano mfatanyamo na Tibombe tugiye gusibana amashati ntukajye ukora ibiganiro nkoraho ubuse ndangaye ukanika ntabwo nari ngiye gufata ntabwo ari amanyunyu nari ngiye gufata kuko urabizi ko ikiganza cyanjye ku manyunyu kirakishijwe n'urugero nari nguhaye ubu nshobora gufatanamo na Tibombe tumeze nk'abagiye kurwana nyine banza wumva noneho nyine banza wumva ugahita uza ukavuga uti nibishaka nyubaha wowe ufite imbaraga zinshira ku ruhande bigakunda ariko ari umugabo mugenzi wanjye ngo amutera n'igisho no guhita mva muri tsuki nkayimudunda ku menyo iseri rya menyo rikaba ritakaye hariya bivuze ngo si ngombwa ko mwibirandura ntabwo ari ngombwa umugore afite imbaraga ni ukuvuga ngo imbaraga ze ziri ku rurimi si ngombwa mu migeri nuko agaragara ntabwo ari ngombwa mu ngumi ahubwo ikibazo nawe turi bwibaze hagati aho ngaho izo nshingano ebyiri ziri ku rurimi buri wese umugore agomba kuzijuha ziri mu mpano y'umugore ahubwo ikibazo kiri aho ngaho abagore bashobora gukoresha ya mpano bafite yo guturisha umugabo yasaze yaba yasaze bakagira ute yaba yatuje bakamusaza abagore murabikora batwandikire muri komenti Sandrine nawe tubwire yewe ku ruhande rwanjye ndumva uwo muntu ahubwo ni umusesenguzi cyane uwo muntu wavuze ako kantu kuko uzarebe iyo umugabo ari mu rugo umudamu atarava mu kazi iyo yinjiye umugabo ibyo yari ari gutekereza byose bigira ute birahinduka sibyo agita avuga ngo nimunshyire amazi muri dushe kandi nawe yari ahari bivuze ngo utuma adatuza cyangwa se utuma atuza arahageze arabonetse kuko hari n'abagabo badashobora kujya ku meza abagore babo batarazi ikintu cyumva mu gihe nyine umugabo ari mu rugo hari igihe umugore afite akazi umugabo wenda atafite cyangwa adatahira rimwe akamutegereza hanyuma hari n'abagore bategereza abagabo ariko nanone nabo barahari babategereza babikomeze ni byiza cyane biranezeza rero ndumva uburyo ki tubishyire mu mubiri cyangwa tubishyire mu mwuka sinzi uko tubishyira ariko urugo imana ikunda urugo ko birivuga ko urugo rwiza ari ijuru rito niyo twabivuga mu buryo bweruye uyu mudamu uvuga ngo njya ndyamana n'umugabo wanjye bukarinda bucya atankozeho ikosa ni iry'umugore ni iry'umugore gute se kandi nyine ndagapfunduye ikosa ni iby'ibyo bizo ndagapfunduye ni iry'umugore gute dore ukuntu ari iry'umugore ugasanga umugore arimo arabwira bagenzi be ngo ngewe ngo urumva umugabo wanjye mbona nta kintu yitayeho navuga ngo ntabwo yamuhamagaye
mu by'ukuri nimba umugabo yishyura inzu cyangwa wenda yaranubatse yishyura ishuri ry'abana arahaha inshingano z'urugo arazubahiriza amafaranga wahahishe wasabwe n'amayinite ntushobora no kumubaza ngo wiriwe uti aha noneho kamve muri telefone aho ndakumva ntushobora kugira ute ushobora guterura telefone yawe ukavuga ati sheri wiriwe ute mwabonye ariko wowe iyo ashobora no guhita ataha kare yari gutaha rega izo nshingano zo guhamagara abagore baraziduhariye bavuga ko abagabo ari bo bagomba kwita ku bagore niko sheri wamamagaye ubundi umugore ukimara kumugeza mu rugo hari ibintu bitagomba kongera kukuvuna hari ibintu bitagomba kongera kukuvuna hano hanze hari n'abagore bararana amakoboyi urabyumva akararana amakoboyi se kandi ari kumwe n'umugabo akararana ko bakavuga ati sho uyu munsi ibintu wankoreye ndifunga bukwasi ukagira ngo hari uri guhima uriho urahima nde uriho urihemukira hama rero impamvu Sikoviya ndamukunda cyane ni umusesenguzi umudamu afite ubwenge bwinshi ntabwo bavuze ngo mugenda usange yarakaye muri bizinesi arimo atongana n'abandi bantu nabyo wabikora nibyo ariko no mu rugo wababiri ubwanyu muri mu ntebe muraganira hari ibiganiro bigomba kurangira hari ibintu umugabo agomba gusubika kubera wowe mugore ushaka ko muhindura ikiganiro ngaho banza wumva aka kantu buretse manze mbumvisha aka kantu basobanure niba ari byo cyangwa atari byo imbaraga ziragabanuka nubwo bakubwira ngo nutabigenza muke biragenda gutya arabigabanya ubuse hari umuhungu ugishaka umukobwa wamwimyera ukavuga ati umukobwa yaranyimye reka murindira ariwe nzashaka izo njuga zanyu reka se reka nkubwire iyi Kigali tubamo turayizi utahaye umuhungu muri iki gihe ntiyakushyira mu rugo koko nibyo muri kubona iki nibyo ibyo bintu bavuze hari umusore ushaka umukobwa wamwimye oya cyangwa umugabo agashaka batarakora noneho rero reka menere nibanga abakobwa urubyiruko rwacu cyangwa se n'abasingomata bategereje andi mahirwe dore ko mbona amakwe menshi ariko barayabasingomata Eugene nawe bayirite yarahita tubwiye ahite aturitsa bombe dore ko ibintu bimeze hari umusore hano hanze uvuga ati yewe nkurikije abakobwa banyiyenzaho biyandarika batiyubaha sishaka gutwara umukobwa twaryamanye ahubwo wa wundi nzirukaho akananira ubu niwe nzashyira mu rugo icyo kintu kirahari ko ari igihe ukunanira aba yorohera abandi 95% icyo kintu kirahari ukunanira hari igihe ukunanira aba yorohera abandi hari igihe ukunanira aba yorohera abandi ibyo bintu ushaka kwiruka ku mukobwa nyine wowe wenda akavuze nabi Sandrina turi mu rukundo Sandrina rero ni weekendi enda ngwino unkorera agaspeciale untekere n'agacyayi unanyiteho ugorore n'uruti rw'umugongo ukoze n'agatambaro gashyushye mu bitugu uti rero nambaye umubiri urabizi turi bakuru ndamutse nje twakora n'ibirenze ku masa nk'ibirenge nabonye mu minsi yashize urumva ubwo nkatambitsemo urumva rero ariko kwa Jado ukagenda wiruka cyangwa na mama arakaza guruka ikintu kwepye ku bushake umukobwa ugukunda aguhisha ko mwaryamana mumbwire niba none ko abatipe cyangwa abagabo nabo batakemera kurungwa batabanje kukumva hari ikintu avuze abameze nka Sandrina ngewe narinda nkubwira ngo twambaye imibiri gute nabanza iwawe kugufurira washatse umukozi ntago nazi bivuga ndeba none se ntago wanamusura se ntago nagusura nashaka izindi nshuti zikamerekeza kabiri ngo nkango cyangwa ngo nkabogeje ibirenge inshuti zikagira ibirenge kubyoza si ikosa na Yesu yogeje none se ubwo wonyine na Yesu nimukajya mwiyoberanya wowe jewe nimukajya mwiyoberanya ntago mbikunda dore ukuntu ibintu byubatse hari umugore wadutse mu minsi yashize yitwa Vesitina wigishije imibonano mpuzamihuragurano urumva neza abantu baranamukunda bavuga abashaka kugira ibirebire bigera akabarondo
imihini nk'iyi misekuzo y'isombe yo muri Kongo bamukurikiye kuruta uko bakurikira Yesu, bamusimbuje Yesu, baramwumva baramuyoboka, sibyo amahirwe y'ubwo dufite nuko YouTube itagisharinga prono, babikuyeho ni mubizi nta nizijyaho, ariko mbere murabizi cyo si mubizi za 2015 byagaga. Noneho uyu mwanya nukuvuga iki? Abantu bapfuye mu mutwe. Oya ntukankore mu mutwe ibisha mama pasiteri mufatirwa hose biragenda nyine barabizi umugabo umenya kwitaga umugore. Oya nakudira ubundi ngiye umuntu tugendana ubanze wumve niwongera kuntumira umuntu tugendana ni umuntu umeze atya urimo neza straight ibintu byo kubanza unyuza akabarondo ngarura i Kigali no. Hanyuma imitwe y'abagabo bubu bamwe muri bo yamaze kwangirika, na nababwiza ukuri iri terambere ry'ikoranabuhanga niryo ryarangije society. Iki ni nkivuga mu nyihangane. Umuntu yajyaga gukora ubukwe mu nyumve neza, umwana w'umukobwa akaba yaricaranye n'uwo bita nyirasenge, akicarana na nyina, akicarana na nyina wabo, akicarana na marene. Marene yasimbuwe na vewiti. Urumva iby'impanuro birorere wowe uzamperekeze nzirwariza. Umuntu arakenera kumenya ko arongora akajya kuri Facebook biriho, kuri TikTok nibyo gusa, sibyo? Noneho akavuga ati ibi bintu naho kugira bikomeze binyice mu mutwe kambishire mu bikorwa menye ibyari byo. Urumva neza? Noneho hari daimoni yateye yo kubaza ngo sheri ibintu ni bibiri mu buriri ujya urumbuka, kurumbuka ubwo busubwo ndabidekoye abantu bakuru babyumvise, ujya urumbuka cyangwa urarumba, ikindi kirimo ngo uri mu Kagatare cyangwa se uko. Kandi ubwo nawe undi kugira ngo abimenye bisaba kuba hari uko agomba kujya kureba gusuzuma. Kandi ntabwo umuntu yakubaza ngo uri runaka cyangwa uri runaka ngo umwemere cyangwa umuhakanire utabizi. Umukobwa umuhungu yabajije iki kibazo hita umubenguye nta mugabo murimo. Umbaza impamvu kubera iki ko andi bavuga umugabo wawe ugukeneyemo umugore, ibi bintu arabikubaza ngo bimwungura iki? Niba utari we utari mu Kagatare arakora iki? Niba uri mu Kagatare arakora iki? Umutega baguteze ni ukukubwira ati rero ibintu tugomba kubisuzuma tukazabana tumaze kumenya neza uwuriwe. Mbaha amakuru, ukiryamana n'umuntu bwa mbere mutarabana uburangiye. None se Sandrine reka nze nkubwire, ariko niyongera kubeshya twagiye tubona no kuri iyi mihanda hari umugore twagiye kubona tubona aravuze ngo ndisezeranyije ndirongoye. Nibyo bintu wo nindi nta uzi umugore witwa Marie Rose wirongoye akiyambika impeta la nihungabana man. None ngaho tubwire Sandrine, wowe abadamu mubyumva mute kubanza gutanga avance mbere yo kubana n'uwo mugomba kubana? Ntago bibahira kwanga kubabaza se umwana w'umuntu hari icyo wakora ngo kimunezeze. Buriya Feredi niyo umwe mu muzigo mwari gukora mariage, ariko n'undi wawumuhaye bikarangira agiye n'ubundi. Feredi iyo ushiraho nzabirinda ugashiraho n'iminyuru. Ahubwo ikibazo nibaza impamvu bagenda no kubera ko wenda basanze bitameze nkuko yabyifuza. Ikintu kimujyana surati ni iki kimujyana? Aba yakubonye imboga mu menyo akavuga ati iki kigoryi ukunyibwiye ngo kinyereke kikanyereka, nundi yarakibwiye ngo kinyerekera mwe. None se reka nguhe nk'urugero nibishaka. Ako kantu k'ikigoryi reka nguhe urugero. Urabona nk'umuvandimwe twahereyeho kare tuvuga nka meya uretse harakanca kumubaza uyu mugabo yagenda ndavuga ati ikigoryi kiranyeretse. Umugore nibishaka cyangwa
ariko ni divorce ya divorce urumva umugore ashobora kuba yarananiwe guturisha umugabo ahubwo iki kintu cyatumye umugore ashobora kuba yarananiwe guturisha umugabo ubusazi bw'umugore bw'umugabo yananiwe kubuturisha umugabo arakomeza arasara yarakomeje arasara reka nibishaka nawe aza kureba iki kiganiro yandike muri comment iyi foto ni yande mwe muntu ushaka kumenya iyo ni Maritazari nayo abanyanza si bamugereranije na Maritazari agaba YouTube rega systeme ngo mu biro ngo bishobora kuba ngo abari hatari ariko biro n'ubundi ni Maritazari iki kiganiro ko umuntu arakasa mutera okay noneho reka dukomeze yadutse ikintu cyo mu bavuga butumwa sibyo kera hakibaho ibyumba ngo abatambyi basengeraga igitsina gore arimo kumikuramo imyuka mibi sinzi niba bikihaba muraza kudufasha mutubwire ngo yajyaga kumusengera mukuramo imyuka mibi aho ndavuga ku mu bishop w'umugabo ko n'aba bishop b'abagore ngo basigaye babaho ngakamusengera mukora mu gitsina amukora ku mabere bikaza kurangira anamusambanyije ese koko ibyo bintu birakwiye cyangwa se biracyanahari nuko abantu batakibivuga cyane Sandrina rero uba muri iyo shift atubwira ariko Sandrina ni uri hano wenyine oya impamvu ye byo kusubiza ndanabifite kuko ntabwo bagira nani vatara mu minsi yashize hari uwo nzi ibintu nzi bari bagiye kuderivura ibyo ni ibintu nubwo abantu bakiri mu kwezi kwa ibyo ni ibintu bari kuvuga mu matamatama ariko nanone byagaruka bafite amakuru nk'aba bagiti mujisho ariko oya muntu yaramamagaye icyo mbivugaho nta muntu mukuru bakwiye gukoraho uretse gato niyo mpamvu yarankoraho nk'abandi reka mbikwereke hano kandi byaragarutse abantu bari kubivugaho shushushu oya mu bici oya uretse gatoya je nago njya mbese urabizi arabanza akamuderivara reba message hano muraho neza mukozi w'Imana isumba byose nitwa gutya ndagira ngo nature unsengere urumva mu minsi ishize umwaposo ibwizina ndariretse ukorera mu murenge wa Kanombe wa Kimironko ureke nawe oya nta kibazo murenge se si bisanzwe akagari ka Kibagabaga izina iri yarampamagaye arambwira ngo amfitiye iyerekwa none uzansange muri biro ndiguhe turi babiri ni kumwuka yanyoboye tugeze muri biro ni message ndende muri hangana nyisome tugeze muri biro nuko akinga biro arambwira ngo nicare ndicara azana ukuguru ngo abariho nicara ndamubwira se akaguru kawe ni intebe arambwira ngo udasuzugura umushumba atangira kunkora ku mabere no kunkorakora hose ntaho yasize turi bakuru ntacyo naguhisha nacyo yagikozeho igihugu hanyuma asanga ndi mu mihango arambwira ngo ntabwo ajya asengana n'abantu bari mu kwezi kw'abagore Jesus nukuri yarancumuje bihagije icyo akora twarasomanye Imana imbabare ubwo urumva ko ibintu narindimo ndavuga urabizi ahubwo urumva amakuru nyafite ngaho tubwire mutubwire mwembi muri abakozi b'Imana muri abavuga muri abahanuzi ibyo bintu okay Sandri tubwire niba umuvuga butumwa nkawe uri umumama sibyo ukije iyo mugiye gusengera iyo ugiye gusengera umugabo ku bagore ko twabibonye ukuntu bigenda amukora mu mabere amukora ku gitsina bikarangira yirukanye imyuka mibi mwebwe bigenda bite cyangwa se warabyumvise none ko bamama isengesho nyaryo nta muntu wewe gusengera ndamukozeho giye nta nuko nagukora nubwo ndi umunyamasengesho niyo umuntu nanjye nkuzo mba numva ari kumbangamira hari ibintu umuntu yirinda hari ibintu umuntu yirinda hari ibintu umuntu yirinda nago wahana amahoro ya Kristo n'umuntu se kutinya bagukoraho nicyo nendaga ejo ni ku cyumweru ni pasi biduhagarara
bihuriye no gusengera umuntu none se kugukora none se mu ruzengero nyine bya bidashira ikiganza humura mana urabona ko narahabutse ahubwo umuntu atinya ikintu bitewe n'icyo yahuriyeyo nacyo ndabizi neza byamubayeho aya makuru nayadusha muri musezero hariya izina rya Yesu katika tambeshyira amari dore ikintu gihari ni kimwe ni ibi byose byagiye bitera Imana kurakara aho yamara kurakara igafata umwanzuro akavuga ngo aharahera bahinjije ikizira ikanze mfunge noneho rero nubwo abantu barimo bagendagenda mubona bagenda ntago Imana iranyurwa hari abantu babaye ibicamu cy'Imana yamaze kurakarira nta muhanuzi wakagiye gusengera umuntu ngo ajye kumukorakora umubiri wose uramukorakoraho iki wowe wamubikije iki nese abadayimoni baragenda ari uko umukozeho gusa hari n'abantu basengera utamukoraho akumva ngo kamera nka Namani ngo narinzi kuri buze gukandirembyaho ibiganza gukankozaho n'intoki zawe rega niko aba yarabimenyereye ko ariko bikora nta keza mu mbabarira ibi ntago nakabivuze nseka ariko Imana yararumbije ariko nimba hari n'ababikoraga badukurikiye mumenye ko Imana iri kubashyira hanze Imana iri gutwikura ibyari bitwikiriye nyaboneka garukiraho kandi wihano udapfa Imana ibaho umugisha ndumva banyumvise ubwo urasoje amen turigendeye ngenda soje message ikibazo bari babaye yewe ntago gusa mwancika gutyo ikibazo abakozi b'Imana ariko dukurikirwa n'abantu benshi basa nkaho bagiye babatakariza icyizere kubera iki kubera ko ntago bakimenya umuntu uvuga ubutumwa bwiza bw'Imana n'uri mu binyoma ariko yitwaje ijambo ry'Imana ahubwo n'uri mu binyoma kenshi usanga ari nawe wizerwa cyane ndagusubirisha ibintu bitatu uterekwa kabakabe cyo ni kimwe icya kabiri abantu bige kwishakamo ibisubizo by'ibibazo biri iwabo icya gatatu ni isi igeze hari icyo mbivugaho nawe bivuga ntabwo umuntu azabura gushaka umutambyi ngo amusengere ariko nubona umeze gutyo uzakubita utababarana nimero usibe ndetse bibaye byiza bene uwo muntu yakabaye amenyekana ibyo gukora atabikorera n'undi ntabwo rero ari bose Imana ntizabura abaha ijoro ntizabura abaryo haracyari 7,000 bitarapfukamira Bayali Imana itugirire neza dushoje ikiganiro cyacu Imana ibaha umugisha sawa murakoze cyane namwe mwari mudukurikiye Uwiteka bishimire